Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV. Uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jay Squeezer wa mipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Banyarwandakazi mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana Nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira bati Jay Squeezer wa mipanga gukomeza kugenda dutindira. Ese inkuru y'uwitwa Shadia Mbabazi alias Shadibu wasambanyijwe n'umusore witwa Iradukunda Aimable bimeze bite? Ndababwira ni mwecare buriya giye iyo nshaka gukora inkuru yanjye nitonze nkatangira icyo bita ama episode, ndabanza nkagenda nkakora investigation ihambaye, investigation imwe iteye ubwoba nk'iya FBI. Rekana na bya byana bigenda hirya no hino bibabeshya abantu ngo ndaje ngomba kubite ngo ubwinu ngo noneho ngo ibitaravuzwe ngo ibintu ngo mutigeze mwumva handi kuri no si Imana ibitaravuzwe nibihe. Oya tujye tubwizanya ukuri ibitaravuzwe nibi. Niba nawe wa muntu uri aho ngaho ibyana bibeshya ngo ngiye kukubwira ngo ibitaravuzwe ngiye kuko barakobeshya byihorera ibyo ngibyo na makuru afite uwo nguwo ni umuntu umubeshya ushaka kukwiyibira. Kambanze ninywera kajusi kanje ubundi sasa ni wape habari kweli zilizo mtaani. Umwana w'umukobwa bita Shadibu ni umubyeyi w'abana babiri. Ibyamubayeho ni nkuko byaba ku wundi wese, ndetse ibyabaye kuri Shadibu bikaba bijyanaviramo abandi bana b'abakobwa isomo rikomeye cyane ryo kuba utapfa kwizera buri muntu uwo ari we wese, kuba wamuzana mu rugo utizeye n'ibintu aje azanye ngo muze kuza gukansuminga cyangwa se gukonsoma, kubera ko abantu benshi ikintu kiba kibajyana cyane cyane kuri twebwe abagabo ku bushuti bwacu n'abagore aho bava bakagera, iba ari gahunda ya pari kwa ndani kwa chini, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, mu buryo bwiza cyangwa se bubi, ariko pari kwa ndani kwa chini tukahabona. Shadibu rero ngo nukuri koko, yewe mbere wenda abana bivugaga nkagira ngo ni harabika ni bya bindi bya pranka. Umwana w'umukobwa witwa Shadibu bahagiye rwose akana k'amadrede ako ngako bita Iradukunda Aimable bro, ngo batangiye kunywa guhera saa 8 z'amanywa n'iminota nk'itandatu n'amasegonda nka 18 gutya. Amakuru ngewe nkesha umukozi wo kwa Shadibu, baranyweye bageza nanone saa 8 z'ijoro hafi saa 9 n'iminota nk'itatu gutya, nibwo noneho batangiye kubyina ibintu by'imiziki aho ngaho y'uduslow gake gake. Shadibu akajya na twerkinga bya bindi bisanzwe nyine by'umusinzi wese. Ebane biza kurangira umuhungu ngakeneye gahunda ya pari kwa ndani kwacu. Ku makuru amwe aravuga ko n'ubundi bivugwa ko Shadibu ashobora kuba yarafitanye umubano wihariye n'uriya mwana w'umuhungu wamusambanyisha. Andi makuru akavuga ko Shadibu biriya wenda bashobora kuba batafite ibyo bumvikanyeho kwera gushyoshyorana gushyamirana kwabo, bushyamirane bwabo, cyangwa se wenda bigatuma noneho arakara cyane akavuga uti ndaje ngewe ngo hane nihanukiriye, nabyo byashoboka. So urumva rero ntago kweri ukuri nyako kw'icyatumye koko Shadibu bashyira hanze ibyamubaye, ko kuba byamubayeho byo byamubayeho pe. Yanagiye no kwa muganga, ko ntago umuntu ashobora kuba yakwemera kujya kwa muganga bitamubayeho. Byamubayeho kumubaho, baramusambanyije mu buryo bukomeye cyane rwose, ngo umwana w'umuhungu ngo yaragiye agituramo pe. Niba koko uko numvaga abantu babivuga ari nako byagenze, ebane yacyahuranyije kabisa, gishobora kuba cyarobotse cyangwa se wenda kitarimo kiribumba ku saha ya none ahangaha. So uwitwa Shadibu rero abantu benshi bagiye bagaragaza ngo Shadibu ngarabeshya ngo ibyamuciririkishije ngo byageze gute. Ibyo ni ibyago mu bindi.
hari umuntu se utagira ibyago? Uyu munsi ushobora guseka Shadibu, ejo akaba ari wowe, ejo akaba ari umubyeyi wawe, akaba ari mushiki wawe. Niyo mpamvu udashobora kuba waseka Shadibu. Cyakora icyo nemera, hashobora kuba habanjeho kwanza icyo bita wenda séduisement, umuntu kumushakisha ubushake, yamara kugira ubushake bukabije akageraho yisanga mu byaha, kuko kiriya ni icyaha gikomeye cy'indengakamere. Kugira ngo mubyemere ko ari icyaha gikomeye, uriya mwana w'umuhungu nikiramuka kimuhamye bakamufata direct ni agacumi, imyaka 10. Ubwo ndi kugira ngo mwumve uburemere bwa kiriya cyaha. Ni direct 10. Mubanze mwumve uburemere bwa kiriya cyaha cyo gufata ku ngufu. Hari abandi bavuga ngo ese ngo Shadibu ngo windaya, Shadibu ko yaryamanye n'abagabo benshi n'ubundi ese barajya kumupima babimenye gute ko yarongo? Ibipimo byo kwa muganga uko waba umeze kose biragenda bikakugaragaza wese. Uko niko ibipimo byo kwa muganga bikora. Sinzi niba ako kantu mukumva. Sinzi niba ako kantu mukumva. So ikintu gihari, mw'abantu mwe, naganiriye n'abantu benshi barambwira bati Jay Squeezer wamipanga ibyo bintu birese. Abagabo benshi babikorera abakobwa benshi cyane n'abagore. Ahubwo ribu igire ibijyemo indani kubona Shadiba bivuze kuriya, ni ukuvuga ko noneho abatabasha kubona uburyo babivugamo babikorerwamo ni benshi n'agashyi. Bamwe rero twakoze na TikTok live bakagenda batanga ibitekerezo bavuga ko ati uwo musore nibimuhama bamuhane bihanukiriye, cyane cyane ab'igitsina gore niyo bakomeza kugenda n'ubundi banabivugaho bavuga bati uwo musore nibimuhama ebane wamtandike wampe adhabu nidhamu yake kweli kweli, bamuhane bihanukiriye. So ndagenda nyine nkora ubucukumbuzi ndavuga nese kweli kibivuzwe n'abadamu cyane. Umuntu rero wakoraga mu bijyanye na statistique yo kureba imibereho y'abadamu ku isi ukuntu baba babayeho n'ibiki byo batekereza, ni n'impuguke muri byo abarambwiye ati Jay Squeezer wamipango reka nkubwize ukuri. Ebane tutarinze kujya kure cyangwa se ngo dusobanure ibindi bintu byinshi, abagore n'abakobwa uburyo babayemo mwuka byaramwe, abenshi babana n'icyo kibazo cy'abantu bahohotera ariko bakagira isoni zo kubivuga, bakavuga ati nazajya kwandagara ku gasi cyangwa se wenda atazagira umuntu mbenga kubera ko navuze ibi nibi, abantu bakajya bahora babinsesereza bagira gute. Nagiraga ngo nongere nibutse abadamu, abakobwa, muzi neza ko mukorerwa mwene iryo hohoterwa. Uyu ni wo mwanya mwiza wo kudahishira abantu bakorera mwene ayo mahohoterwa. Ni umwanya mwiza ahubwo kugira gute wo gushyira ukuri ahabona. Uyu ni umwanya mwiza mubonye gutangira gushyira ukuri ahabona. Ngo ni benshi ngo ni benshi bakorerwa ihohoterwa nk'iryo ngiryo. Umuntu akaza mukanywa mugasangira, yamwamara gusangira agahita yumva noneho yuko ashaka guhita guprofita muri ubwo businzi. Ubu noneho bagiye kubahagurukira, kagiye kubabaho. Kagiye kubabaho bya bintu mwari mwarigize nk'imboro muragenda muziricyaze, nimushaka muzisubize mu rwubati. Ariko akana karagiye akitwa ngo mabura ko ngako kasambanyije Shadibu, ngo karagiye kagura kiwingu ebana 3 na konyage imwe ebana, gafata moto kabakagiye kureba Shadibu. Baranyweye Shadibu baranatetse barariye ebana. Uko byagenze rero, karaje kamwitambikira ikintu bita watembo mu ijoro ryose.
umwana w'umukobwa asinziriye, noneho n'umunyamakuru baganiriye amubwira iyo nkuru ibyamubayeho, Shadibu yavugaga ati niba bampaye ibinini byitwa diazepa, niba bampaye feneriga, kugeza n'ubu ngubu nanjye ubwanjye ntago nzi ibintu bampaye ibyo ari byo. Tekerezaho umudamu akubwira uti ebane ibintu nakorewe ntago nzi ibyo ari byo. Ariko reka nkubwize ukuri, ni ukuri ko Imana bano bana uretse wenda no kuba bavuga ngo wenda ngo Shadibu bamusambanyije, ariko abo bana n'ibisimba, ni ibinyamaswa. Umuntu ushobora kuba yasambanya umuntu mu mihango, cyangwa se umuntu ushobora kuba yarongora umuntu mu mihango, n'ibindi bitari ibyo ngibyo ashobora kuba n'amabyi yayarya, uwo yanarya n'igisebe. Muzagende mubivuge rwose ati ngiye Jay Squeezer Mipangu nuko nabivuze. Ubundi murabizi neza ko na Bibiliya ubwayo buri muzitondera ikintu Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ko abantu bugomba kwitondera umudamu uri mu gihe cy'imihango, umudamu uri mu gihe cy'imihango. Data we, abantu nta n'imitima bagira abantu. Ndibona data we, ndibona bitekereza kugira ngo umuhungu agende afate umuntu amusindishe, mwamara gusinda ugahita ugenda. Uwo muntu wenda ashobora kuba yanagiye no kuryama atakarabye kuko mwamwe mu mayoga n'ibiki byose. Data we, ashobora kuba atarakarabye kuko mwamwe mu mayoga yose, noneho hari na bya biboro baba bashyizeho. Mbangubweza karesha. Hari abantu batajya bagira imitima pe, ni ukuri kw'Imana. Ni ukubona abantu bagenda, ariko hari abantu batagira imitima kabisa. Monda byibuka we, kontu biba bimeze Mana nyagasani we, ariko umuvandimwe akagenda akabijyamo. Murumva ukuntu abantu batagira imitima? Mumbabarire unyumvire icyo kintu, mw'abantu muze kuzakora kino kiganiro, mumbabarire namwe munyumvire icyo kintu. Ubwo murumva uwo muntu yagira umutima wa kimono kwere. Sometimes tujye tunicara dutekereze kuri icyo kintu. Murumva uwo muntu yagira umutima wa kimono, cyangwa uwo muntu ni inyamaswa, bunyamaswa ni nk'izindi zose. Nyewe hari ibintu mbona nkavuga nti sha umva mbabwiza ukuri pe, aha ngaha ho rwose uziko hari abantu batagira umutima. Impamo ya Mungu pe. Shadiya nyine ndamutse jewe ku giti cyanjye mvuze ko yariwe n'imbwa idakingiye, ntago naba ngiye kure y'ukuri pe. Ariko Shadibu ni ukuri kw'Imana, abazi gusenga, bantu muvuga ko muvugana n'Imana, bayobozi bacu, Shadibu ni umukobwa ukeneye kwegerwa, kandi akegerwa n'abantu bakuru, kuko Shadibu ni brand nini. Shadibu ni brand nini. Nta n'umukobwa mu Rwanda ufite brand nk'iya Shadibu. Ibyo mbabwira niko kuri, nta n'undi mukobwa ngewe nzi mwiza nka Shadibu. Ni ukuri kw'Imana pe. Ariko noneho kumva ngo Shadibu ngo asigaye akundana na Ish Kevin, nkakuri ukuntu numvise ngo Shadibu ngo asigaye akundana bwa Ish Kevin, ngo Ish Kevin kavuyeho ngo ajyaho undi, ngo hamaze kuva undi ajyaho undi. Tuntu tugegera turaho tudashobora kugira n'ahantu tukugeza. Ariko Mana nyagasani koko Mana, kubera iki
abakobwa beza ari bo nyine biyangiza bene ako kageni, mana. Ariko muzi ukuntu Shadibu ba Davido bazaga i Nyarugenge bagasara, muzi ukuntu Shadibu abitwa ba Diamond bazaga i Nyarugenge bagasara ku bwa Shadibu. Nta mustar wazaga i Nyarugenge ngo agenda atavugishijwe atasaze kubera Shadibu. Kuko tumutererane sosiyete nyarwanda, turabatabaza rwose mw'abantu mwe, inshuti ze, abantu abasha kuba yakumva, turabasabye, turatakambye, uyu mwana w'umukobwa mumwegere, mumuganirize, mumube hafi. Hari igihe Shadibu yigeze kuvuga ko depression imwishe, abantu bakagira ngo ni bya bindi byo kwiriza kw'abantu, ndetse no kwitatsatsa n'ibiki byose. Birababaje cyane. Ibaze noneho n'urugero uramutse ugiye ugasanga nka Shadibu biriya bintu bitumye noneho agira ukwiheba gukabije. Niyo mpamvu ugenda akomezaga gusaba abantu bashobora kuba bamuba hafi, bakarushaho kugenda bamwegera, bamubwira ko sosiyete nyarwanda tukimukunda, ibigenda bimubaho rwose nta n'ikibazo cyabyo, n'undi muntu wari wese yabicamo, nyine igihe kiragera noneho bakagenda banamurinda amayoga. Cyangwa se wenda Shadibu akeneye icyo bita rehab, nuko wenda nshobora kubivuga gutyo, yazareba ikiganiro agahita afatamo nk'umwanzi we, cyangwa se wenda akumva ko nanjye hari ukundi. No, Shadibu ni ukuri kw'Imana akeneye rehab. Cyangwa se niba atajya muri rehab, akabona abakansela baza bakamukanselingira mu rugo. Ibaza abana be bamaze gukura kuri ubu ngubu, ni bakuru, bashobora bakumva nk'iyi sagama. Ewe data we, mana we, ni nka bya bindi uwitwa Jay Polly yigeze kuririmba, ukuvukira mu nduru usari ku madema abiri, iswenda ruhuze uburo buhuye zaboneka rya. Ibaza abana ba Shadibu kuri ubu ngubu bamaze kungana kuriya, bakajya kubona bakabona ngo akantu k'agahungu k'akabaga k'ubudrede kadashobora no kwitwa papa wabo niko kuriye. Uzi ko umwana no ku ishuri ashobora kujyayo abandi bana bakabimuserereza, ati mama wawe se ntiyuriwe n'aka kabwa kwa gutya na gutya. Mumbabarire mugende mwumva rimwe na rimwe, hari nk'abana muhura ukabona depression afite, ukabatse ko uyu muntu akiri mutoya, aka gahinda gakabije, no depression afite ni iki? Naho bituruka. Ikindi gihe ugasanga umuntu akuze yarigize nk'igiharamagara. Kubera iki? Kubera ibyo bintu byose aba yaragiye acamo umunsi ku wundi. Njyewe ntago mbleminga Shadibu wenda kuba yagiye kuregura mwana w'umuhungu, ariko biriya byo kujya mu itangazamakuru yahise akora mbere yo gukora ibindi, nibyo ngira ngo blamingiyeho. Ntago yari kuba yahise ajya mu itangazamakuru nk'uko, ndetse no kwandika amagambo akomeye nk'ariya. Nkeka ko yari kubanza gutegereza abanje kujya kwa muganga, ndetse no kuriga kuri polisi cyangwa se RIB, ubundi nakabona wenda kuba yajya kwandika biriya. Ariko hariya ho rwose Mana Nyagasani, umujyanama wamugiriye iriya nama, wanamwandikiye kiriya Cyongereza, yamushutse cyane. Ntago ari kuri byari kugenda, kuko nkeka ko wenda nka kuriya yarimo kabijyanye nko muri RIB, ko Shadibu ni brand nini, ntago bari kuza gutangaza what's going on n'ibiki byose nka kuri ukuntu byagenze. So njyewe ku giti cyanjye niko mbyumva, sinzi niba mwebwe namwe hari ukuntu muza kuza kubyumva, mukaba mwanatanga igitekerezo aha ngaha kugira ngo wenda twumvireho,
ntaza kusanga wenda ngewe ibyo ndimo ndatekereza bihabanye mwebwe n'ibyo mutekereza. Hano ni kuri Kasoko Media TV, ni ahantu buri wese afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo akacyandika mu mvugo ashaka, uburyo abishaka, kugira ngo tubashe kuba twakwisanzura. Nta muntu duheje ko watanga igitekerezo. Tanga igitekerezo cyawe, ni nabyo bya bitekerezo ngenda nkubakiraho mu gukora izindi nkuru zigiye zikurikiranye. Ngayo nguko rero, hano ni kuri Kasoko Media TV, ni kuri wa muhungu w'abanyarwanda Jay Squeezer wa mipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Mukore subscribe cyangwa murorere.